Intumwa idatenguha. Imigani y'igice cya 25 umurongo wa 13. Uko imbeho ya shelegi imera mu gihe cy'isarura, niko intumwa idatenguha imerera abayitumye, kuko inyura umutima wa ba shebuja. Igihe cy'isarura akenshi cyabaga ari igihe cy'izuba n'ubushyuhe, abakozi bakanezezwa n'amafu abasubizamo intege. Niko n'intumwa idatenguha inezeza shebuja wayitumye. Abizera Yesu Kristo turi intumwa ze. Dushobora kuba intumwa nziza cyangwa mbi, dushobora kuba bizerwa cyangwa tukamutenguha, ariko turi intumwa ze. Niyo mpamvu ku iherezo twese tuzacirwa urubanza rw'uburyo twitwaye muri ubwo butumwa. Iyo umuntu atumwe, shebuja amubwira ubutumwa ubwo ari bwo, akamubwira bamutumyeho n'aho bari, kandi akamugenera ibizamufasha muri ubwo butumwa. Ibyo byose umwami Yesu yarabitugeneye. Yaduhaye ubutumwa bwiza, adutuma mu isi yose kubuha abaremwe bose. Aduha umufasha ari we Mwuka Wera, atugabira n'impano ze, ndetse benshi abaha ubutunzi bufatika n'amahirwe atandukanye mu buzima, byose kugira ngo tubashe gusohoza ubutumwa twahawe. Arababwira ati mujye mu bihugu byose, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi niba nk'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Mariko igice cya 16 umurongo wa 15 kugera kwa 18. Kubwo kudahagarara mu muhamagaro wacu uko bikwiye, imwe mu migisha Imana yageneye itorero isa n'itakiriho, iyo iduhaye igakoreshwa nabi, umurimo twatumwe ukadindira, abarimwe bagakomeza kurimbuka batamenya urukundo rw'umukiza wabo. Abakristo ba mbere bo bagize ishyaka ryo kwamamaza ubutumwa bwiza, ku buryo mu gihe gito bari bamaze kubugeza mu isi yose aho bari bazi icyo gihe. Nta modoka bafite, nta ndege ziriho, n'imihanda ikiri mibi cyane. Abakolosayi igice cya 16. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Mariko igice cya 16 umurongo wa 20. Si igitangaza ko umwami Yesu yagendanaga nabo intambwe ku yindi, akabakoresha imirimo ikomeye, akabaha imbaraga z'ibitangaza n'ibimenyetso, akabaha gushira amanga, bagahamya imbere y'abami, kandi abakomeye n'aboroheje bakabubaha, ndetse abandi bakabatinya. Abakire ntibikubiraga imitungo yabo, bayikoreshaga ku bw'ubwami bw'Imana, bagakenura abakene bo muri bo, bakanafatanya n'abitangiye ivugabutumwa bwiza. Abakene ntibakiranirwaga ngo batukishe umwami wabo, ahubwo bose bashimwaga n'abantu bose, kandi bagakundana urukundo rwa kivandimwe, maze umunsi ku wundi Imana ikabongerera abakizwa. Ibyakozwe mu gice cya 2 umurongo wa 43 kugera kwa 47. Abakorinto ba 2 igice cya 8 umurongo wa 1 kugera kwa 4. Icyabashoboje ibyo byose ni uko ubuzima bwabo bari barabweguriye Kristo, basigara batakiriho ku bwabo, ahubwo bariho kubwo wabapfiriye akanabazukira. Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 15. Icyakora ntibagenje nk'uko twibwiraga ko bazagenza, ahubwo babanje kwitanga ubwabo, biha umwami wacu, kandi biha natwe nk'uko Imana yashatse. Abakorinto ba 2 igice cya 8 umurongo wa 5. Nk'uko umugaragu wa Aburahamu yanze kurya ataravuga ubutumwa bwa shebuja, niko izo ntumwa za Kristo zitajyaga mu byo kwinezeza zitarasohoza umurimo wazo, ndetse zikemera guca mu mibabaro ikomeye kubw'agaciro zahaga ubutumwa zahawe. Ibyo nibyo Yesu adushakaho, ni uko tubaho kubwe nk'uko we yapfuye ku bwacu. Nuko tumubera intumwa zidatenguha, tugakoresha ibyo twahawe byose n'amahirwe dufite yose dusoza umurimo twahawe wo kubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Nibyo bizamunezeza ubwo azatwakira mu bwami bwe, kandi natwe bikaduhesha ingororano. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Daniel igice cya 12 umurongo wa 3. Dusenge. Mwami Yesu, nshoboza kukubera intumwa idatenguha mu butumwa wampaye, kandi umbabarire aho ntabaye umwizerwa uko bikwiye, mu izina ryawe Yesu.